ikaze nanone kuri udahema gukurikirana amakuru yacu hano kuri The Hot Life. Nizere ko rero aho muri hose mukomeje kugenda mugubwa neza. Ngaruze rero amakuru yacu agezweho aka kanya n'amakuru rero y'umuhanzi witwa Niyo Bosco. Niyo Bosco wamajije kuba agaragaza umunsi w'ubukwe bwe, italiki azakoreraho ubukwe, dore ko rero yatangaje ko ku italiki 16 Mutarama umwaka wa 2026 ari wo munsi rero w'ubukwe bwe na Mukamisha Irene, ndetse kandi aherutse kwambika impeta mu minsi ishize, ndetse kandi bakiyemeza kuba barushinga. Rero na makuru Niyo Bosco yamaze hafi amezi abiri yambitse impeta, ndetse kandi umukunzi we yatangaje yifashishije imbuga nkoranyambaga, nubwo rero nta makuru menshi yabutangajeho. Nibwo kandi rero ni ubukwe rero bugiye kuba nyuma y'uko rero kuwa 17 Nzeri mwaka wa 2025 nibwo Niyo Bosco yambitse impeta umukunzi we rero Mukamisha Irene, ndetse kandi biyemeza no kwita babana nk'uko amakuru akomeje kugenda abigaragaza. Ubwo rero yambikaga impeta uyu mukunzi we, Niyo Bosco yahamije ko yifuza gukora iki igikorwa papa we akiriho, ndetse kandi icyakora ntibyamuhira, ariko kandi nubwo se nk'uko yakomeje kugenda bitangaza ngo ntabwo byigeze bimuhira. Ati ni ibirori nagombaga kwereka papa ataritaba Imana, n'ubundi rero kigenda nahise numva mugomba ideni ryo kubikora, kuko hari abasigaye bamuhagarariye kandi bagomba kubona ibyiza byangezeho. Ku rundi ruhande Niyo Bosco yongeye gushimira urukundo afitiye umukunzi we, ati ndamukunda cyane kandi cyane rwose, nk'uko Niyo Bosco yakomeje kugenda abigaragaza. Ni mu mafoto rero yagiye afatwa kuri uwo munsi yambika impeta umukunzi we Irene, nk'uko rero amakuru akomeje kugenda abigaragaza. Ngira ngo abakomeje kugenda babona amafoto muri kubona uburyo ki byari byiza cyane, bari bishimye bafite akanyamuneza. Mu by'ukuri Niyo Bosco congratulation kabisa, burya kubaka urugo cyangwa se gushinga urugo ni ibintu by'agaciro gakomeye cyane, rero ni ibintu byiza byo kwishimira. Ntekereza ko benshi rero bakomeje kugenda batera amakote yabo, batangiye kuzana amakote yabo, rero bakomeje kugenda bayatera kugira ngo mu by'ukuri bazitabire ubu bukwe bw'uyu muhanzi wacu, ndetse kandi umuhanzi wagiye umenyekana mu ndirimbo zigiye zitandukanye zifite ubutumwa bwihariye, ndetse kandi uyu muhanzi akaba ari umwe mu bahanzi ubona ko rero bafite akazoza keza muziki nyarwanda. Ngayo nguko n'amakuru y'imyidagaduro nk'uko mukomeje kugenda mubikurikirana hano kuri The Hot Life. Nizere ko rero aho muri hose mukomeje kugenda mugubwa neza. Nyamuneka siga ukanze subscribe, ntacyo bitwaye, bityo natwe tubashe kugenda tuzamuka gake gake, tujye tubana amakuru agiye atandukanye n'akagihe agucika. Ndagushimiye cyane, komeze ugire ibihe byiza, ubane n'Imana.